Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyari mu isengesho Kibeho, turacyari mu butumwa bwatangiwe Kibeho. Uyu munsi rero tugiye guhindura ingendo ho gatoya, nubwo nyine tukiri muri bwa butumwa, ariko iri joro Bikira Mariya yaje aranganiriza. Arambwira ngo birakwiriye ko abantu bagiye Kibeho mu rugendo rutagatifu batamenyera ingendo imwe nk'abantu batazi icyo barimo. Arambwira rero ngo igihe kirageze kugira ngo uwumvise wese ubutumwa bwa Kibeho afate umwanzuro wo kuba intumwa y'ubutumwa bw'umwamikazi w'amahoro. No kuvuga ngo tugiye kuba intumwa y'ubutumwa bw'umwamikazi w'amahoro. Muvandimwe turi kumwe muri uru rugendo Kibeho, iyumvemo ko uri intumwa y'ubutumwa bw'umwamikazi w'amahoro. Umwamikazi w'amahoro rero ni umwamikazi udusaba iteka guhora ku mavi, dusabira isi, dusabira kiliziya, ndetse natwe ubwacu twishyira mu biganza by'Imana. Ubutumwa tumaze iminsi tuganiraho bukubiye muri izo ngingo uko ari eshatu. Bikira Mariya rero yambwiye, kandi ubwo iyo nkubwiye ngo yambwiye, ndizera yuko tutakibishidikanyaho ko aho ubutatu butagatifu buri Bikira Mariya adashobora kuhabura. Ibyo rero ntabwo turi buze kongera kubisobanura kuko narabisobanuye bihagije, ahubwo yambwiye ngo ni igihe cyo gukomeza urugendo, ni igihe cyo kugira ngo abashidikanya niba bashatse guhagarara ariko abarimo neza mukomeze urugendo. Haleluya. Ubwo rero yambwiye ati muri iki gihe cy'igisibo ndagira ngo abemeye, abashatse kandi abifuje kumfasha gukiza isi muhaguruke mbereke icyo mukora. Arambwira rero ngo duhaguruke dufashe ishapure y'ububabare, noneho ambwira ibyiciro by'abantu ashaka ko dusabira mu gihe cy'iminsi 3. Umunsi wa mbere ni uyu nguyu wo kuwa gatanu, umunsi wa kabiri ni wo kuwa gatandatu, umunsi wa gatatu ni wo ku cyumweru, hanyuma tukazakomeza kuganira ku butumwa bwa Kibeho, ariko muri iyi minsi 3 tugiye guhagurukana ishapure y'ububabare. Arambwira rero abantu bose bari muri audio mumaze kumenya kuyivuga, n'utazi kuyivuga ngewe ndayifashe mu biganza byanjye, nubwo utandeba muvandimwe ariko iyi shapure ndayifashe, n'ikimenyimenyi iyi shapure ngiyi mu biganza byanjye. Ushobora kuza kuyumva iyi shapure mu biganza byanjye, urayumva. Noneho rero ngewe ndayifite. None arambwira ati rero abayifite muyifate noneho mbahe ubutumwa bw'ibyo mugiye kunkorera mu buryo bwo kumufasha gukiza isi. Ntabwo bikwiriye ko ubu butumwa bwumvikana gusa ngo nimurangiza kubwumva mububike, mubushyire mu nyandiko, cyangwa se mubushyire mu butumwa mwamenye, hanyuma mubike mu mazu yanyu bibe birarangiye. Ati ntabwo aricyo natoye, ntabwo aricyo nabahamagariye, ntabwo aricyo natumiye ubu butumwa mubuganiraho. Nashatse ko ubu butumwa mubuganiraho kandi mukabugira ubwanyu. Muvandimwe turi kumwe muri izi nyigisho, Bikira Mariya akuntumyeho ku buryo bw'umwihariko, arakubwiye ngo ubutumwa uri kumva maze iminsi wumva ntabwo ari ubutumwa bugomba guhera munsi y'ibirenge byawe, ntabwo ari ubutumwa bugomba guhera munsi y'umusego w'uburiri bwawe, ntabwo ari ubutumwa bugomba guhera mu nzu yawe, cyangwa se aho utuye, cyangwa se mu mutima wawe gusa, ahubwo ni ubutumwa bugomba kwinjira mu mutima bugaturamo, ariko warangiza ukabuhaho n'abandi, ukabusaranganyaho n'abandi. Muvandimwe turi kumwe muri uru rugendo, Bikira Mariya yampaye ibyiciro by'abantu tugomba gusabira, cyangwa se ibyiciro tugomba gusabira muri iri sengesho ry'iminsi 3. Icyiciro cya mbere yambwiye ngo twisabire twebwe ubwacu, ngo mbere yo kujya guhamagara abantu ngo baze bumve Yezu,
wa mugore wo kuri Samariya amaze guhura na Yezu ku iriba yabanje kwemera. Amaze kwemera ajya guhamagara n'abandi. Bahageze baramubwira bati ntago tukemezwa n'ibyo watubwiye, ahubwo natwe twiyemereye. Haleluya. Ntago tukemezwa n'ibyo watubwiye. Ariko kandi nawe mu kubahamagara yarababwiraga ati nimuze murebe umuhanuzi ukomeye wambwiye ibyo nakoze byose, nimuze. Bikira Mariya rero yambwiye ngo ubutumwa bwa Kibeho bwabayeho kandi buracyariho. Abantu benshi barabwumva barangiza bakabugira amateka. Fatima yabaye amateka, Rurude yabaye amateka, n'ahandi hose Rasarete, n'ahandi hose hagenda hasa naho haba amateka. Ariko ayo mateka ni amateka ahererekanya agana ku mwana w'umuntu. Bikira Mariya rero arambwira ngo ntabwo ari amateka akwiriye kwandikwa nk'uko habayeho igihe cy'abami wenda mu bihugu ibi n'ibi, habayeho igihe cya gikolonize, habayeho igihe cya mbere ya independence. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo abantu nibazirikane kuri ubwo butumwa, babugira ubutumwa bwabo bwa buri munsi. Nk'uko abantu bizihiza imyaka y'amavuko bakamenya ko buri mwaka habaho amavuko yabo, nk'uko habaho Noheli buri mwaka, nk'uko habaho Pasika buri mwaka, ntihabeho no kuzirikana ku butumwa bwa Kibeho buri mwaka, cyangwa se noneho buri gihe umukristu wese yumve ko ubu butumwa bumureba. Ubwo ndi gusubira mu magambo Bikira Mariya yambwiye. Arangije arambwira ati icyiciro cya mbere mugiye gusabira uyu munsi ni icya mwebwe ubwanyu. Wowe ubwawe nuba urumuri uzaboneshereza abandi. Wowe ubwawe nuba itara uzaboneshereza abandi. Wowe ubwawe nuhinduka n'abo muri kumwe bakazakubonaho imbuto nziza bazahinduka. Wowe ubwawe mu kwanga kwakira imisaraba yawe, mu kwanga kwakira imitwaro yawe, ugenda uremerera abandi. Wowe ubwawe waraje uransanga urambwira uti mubyeyi, abandi baraguhinyura ariko njye sinshaka kuguhinyura. None rero mubyeyi mwiza, kubera ko ntashaka kuguhinyura, ndashaka kuba uwawe kandi ndi uwawe wese mubyeyi mwiza. Urangije unyemerera ko ugiye kumfasha gukiza isi mu isengesho ryawe ritaretsa. None igihe kirageze kugira ngo iryo sengesho rye kuba mu magambo gusa, ahubwo rijye no mu bikorwa. Bikira Mariya rero yambwiye ngo uyu munsi icyiciro cya mbere tugiye gusabira ni icya twebwe ubwacu. Tugiye kusenga dukoresheje ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya muri iyi minsi 3. Mbere yuko dutangira ubwo butumwa nabimbwiye namubwiye nese mubyeyi, aba bantu turi kumwe muri audio cruise bameze nkaho ari ukugenda nyine umuntu navuga ngo ari ugukurura abantu bagenda wenda biguru ntege, ntaho nituvuga ishapure wenda ntibazarambirwa. Arambwira ngo rero abarambirwa n'ababa basanzwe batarimo, ariko urimo wamaze gufata izi nyigisha kumva Kibeho, uwo nguwo yishimiye kumfasha gukiza isi. Reka rero twongere tuganire ku butumwa bwa Bikira Mariya ikibeho uko bukubiye mu ngingo 10, ariko nkaba ngiye kukubwira cyane cyane ingingo zigendanye n'icyo tugomba gusabira. Nitumara kuziganiraho ndakubwira icyo tugiye gusabira. Abantu nibisubireho bidatinze bagarukira Imana. Nimwicuze nimuhinduke inzira z'ikigendwa. Ubu buri mu butumwa tugiye gusengera uyu munsi tubwiyerekezaho, kuko abahinduka ni twebwe. Nimusenge ubutarambirwa kandi musabire isi kugira ngo ihinduke. Isi imeze nabi, igiye kugwa mu rwobo, ari byo kuvuga guhora mu byago byinshi kandi bidashira. Isi yarigometse, nta rukundo nta n'amahoro yifitemo. Niba mutisubiyeho ngo muhindure imitima yanyu, mwese mugiye kugwa mu rwobo. Iyi ni ingingo ya 2 tuzasengera ejo. Yambwiye iya mbere ni twebwe, iya 2 ni isi, iya 3 ni Kiliziya.
ubwo rero isi wayumvise muvandimwe wanjye nkunda, birumvikana ko isi kugira ngo ihinduke irahera kuri njyewe nawe. Ntabwo isi ari ubutaka, si ibyatsi, ahubwo isi ni twebwe. Batwebwe rero nitwigiramo imbaraga z'Imana, tuzahindura n'abandi, tuzahindura n'ibindi byinshi. Agahinda ka Bikira Mariya ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munane muri 1982, Bikira Mariya yabonetse arira cyane, afite ishavu ryinshi kubera abantu b'iki gihe barangwa n'ukwemera guke n'ukutihana. Abantu badohotse mu migenzo myiza, bitabira ingeso mbi, barica amategeko y'Imana uko bishakiye. Iyi ni ingingo ireba isengesho ry'uyu munsi. Ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Ayo magambo Bikira Mariya yababwiye Alfonsina mu bihe bya mbere by'ibonekerwa rye, kandi amusaba kujya ayasubiriramo abantu. Ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri, mu bintu abantu badatekereza. Ukwemera, nushaka kwemera uzemera, ariko nushaka no guhakana uzahakana. Hari ibizagufasha kwemera n'ibizagufasha guhakana, bizaterwa nawe wowe wemeye ushatse kwerekeza ingendo yawe. Muvandimwe ugana mu ijuru, ngewe ndagira ngo ingendo yawe yerekere mu kwemera, twe kujya mu buhakanyi. Ubu buhakanyi rero nibwo bwibasiye abantu benshi baturi bugufi, babandi bavuga ko Bikira Mariya ari umugore nk'abandi. Nibwo buhakanyi buriho muri iki gihe. Agaciro k'ububabare mu mibereho y'abantu no mu buzima bwa gikristo. Ku mukristo ububabare ni ngombwa kugira ngo azagere mu ikuzo ry'ijuru. Ntawe ugera mu ijuru atababaye. Umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba cyangwa imibabaro. Kubabara kandi ni inzira yo guhongerera icyaha cy'isi no kwifatanya na Yezu na Mariya mu gukiza isi. Ni byiza kwakira no kwemera n'ibyishimo imibabaro yose, kwibabaza no kwigomwa kugira ngo isi ihinduke. Iyi nayo iri mu ngingo tugiye gusengera uyu munsi tuyiyerekezaho, kuko imisaraba yacu ntabwo dushaka kuyiheka, imibabaro yacu ntabwo dushaka kugendana nayo. Turashaka Yezu ukora ibitangaza, turashaka Bikira Mariya udukiza indwara, turashaka Bikira Mariya uduha ingo, utwubakira, uduha abakwe n'abakazana, turashaka Bikira Mariya udukiza za ndwara zikomeye, ariko Bikira Mariya w'umunyamibabaro ntabwo dushaka kugenda nawe. Aha rero naho hari mu ngingo tugomba gusengera uyu munsi. Umukristo nyawe agomba kwishimira gutwaza Yezu umusaraba. Tugomba kwishimira kuba nka Simoni w'Isireni wemeye gufasha Yezu guheka umusaraba. Nimusenge ubutitsa kandi nta buryarya. Abantu ntibagisenga, kandi no mu basenga abenshi ntibasenga uko bikwiye. Bikira Mariya yasabye ababonekewe gusabira isi kenshi, gutoza abandi gusenga no gusenga mu kigwi cy'abadasenga. Bikira Mariya aradusaba gusenga tubikuye ku mutima kandi nta buryarya. Ni twebwe rero mu ngingo uyu munsi tugiye gusengera twisabira twebwe, kugira ngo tube koko ibikoresho bizima by'Imana. Indi ngingo ni ukubaha no kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Bikira Mariya aratugira inama yo kuvuga rozari kenshi tubikuye ku mutima. Iyi ngingo nayo iratureba. Bavandimwe turi muri uru rugendo rugana mu ijuru, iyi ngingo iratureba. Twageze i Kibeho, twumva icyo Bikira Mariya asaba babonekewe, ariko kandi asaba isi muri rusange. None rero natwe nk'abari i Kibeho, ntabwo tugomba kumva ko ubu butumwa butanzwe gusa ngo tumere nk'abandi babuhawe barangiza bakitahira. Jenoside yajya gutangira ugasanga nibo bafashe iya mbere, kandi bari barahawe ubu butumwa. Bikira Mariya aragira ngo muvandimwe wese aho uri muri izi nyigisho wunamura ingoyi y'akarengane ku muntu warenganiye kuri wowe. Umuhutu yarenganiye kuri wowe, unamura ingoyi y'akarengane. Umutwa yarenganiye kuri wowe, unamura ingoyi y'akarengane.
umututsi yarenganiye kuri wowe, ciyo ngo y'akarengane. Iyo ngo y'akarengane yatumye abantu badukira abandi bakabica, abatutsi bakicwa bibasiwe nk'aho ari abantu bakoze icyaha kandi bazira uko basa. Ibyo ni ibintu dukwiriye kwemera, hatabayeho n'ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo tujya muri oya. Ukuri guhari nuko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, ukuri guhari nuko abantu bibasiwe kandi bakicwa bazira uko basa. Uko niko kuri, habayeho kubitegura, habayeho inzangano. Ntabwo ari ukuvuga yuko abatwa n'abahutu bose bishe, ariko ukuri kuriho nuko ubwo bwoko bwibasirwa n'ibitekerezo bibi, bwibasirwa n'abandi bantu batigeze bashaka kumva ubutumwa bwa Kibeho, cyangwa se babwumvise ko ntibashake kubutuza mu mitima yabo. Uko niko kuri kw'ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kandi Bikira Mariya yarabyerekanye avuga ati, bantu nimwisubireho, nimugire urukundo. Ukuri nuko twabuze urukundo, ukuri si uko twabuze misa, ukuri si uko insengero zitabayeho, ukuri si uko abantu batakangurirwaga gusenga, ukuri nuko abantu babuze urukundo. Uko kubura urukundo rero niko kwadushyize mu bibazo, n'ubu bigiteye ingaruka, byagiye bikora kuri benshi. Utarushyigikiye ubwo bwicanyi we yarapfuye, utarumvaga kimwe n'abica ubwo nawe yarapfuye. Ukuri nuko nguko, ukuri nuko nguko, ukuri nuko nguko. Muntu ugana mu ijuru, menya ko ukuri ari uko nguko. Ntabwo ari uko kiliziya zari zifunze batigishaga abantu, ntabwo ari uko amasengero cyangwa se ibitabo by'amasengesho byafunzwe cyangwa Bibiliya zigacibwa kugira ngo abantu bibagirwe igikwiriye, ubwo abantu babuze amatwi yumva ngo bahinduke. Ibyabaye rero byateye ingaruka nyinshi cyane, ni ukuri byateye ingaruka nyinshi cyane. Njyewe ndemeza nk'umuntu ugana mu ijuru, nta munyarwanda n'umwe udafite ibikomere, udafite ibisare, udafite ingorane zatewe n'urukundo ruke mu mitima y'abantu. Abarundi bafite icyo kibazo, wenda Abagande nabo bafite icyo kibazo. Ku isi yose abantu bafite ibyo bibazo byo gukomeza gupfusha kubera inzangano. N'igihe muvandimwe ugana mu ijuru, kwiriye kumva ko udakwiriye kujya Kibeho kumva ubutumwa, ngo nurangiza kubwumva utahe. Waba ugize ubutumwa Bikira Mariya yatanze, waba ugize ibyabereye aho, ngo ugende ugiye kwirebera ibitangaza. Hari abantu benshi bajyaga Kibeho bagiye kwirebera ibitangaza, ngo Bikira Mariya naza kuvura ngo nanjye amvure. Muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo ukwiriye kuba ukiri uwo. Ejo twaraganiriye dusanga ko kuboneka kwa Bikira Mariya ntabwo kwemezwa n'ibitangaza cyangwa iki, ahubwo kuboneka kwemezwa nuko yahageze. Abantu baba bashaka ibitangaza. Ikibeho hakorewe ibitangaza byinshi, ariko abantu bararenze baricana. Ni ukuvuga rero ngo abantu b'igisekuruza kigoye, ntabwo icyo dukeneye ari ibitangaza, icyo dukeneye ni uguhinduka. Ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ubutumwa bw'iyo shapure bwahawe Mariya Karara Mukangango, ni ishapure yigeze kujya ivugwa ariko iza kwibagirana. Bikira Mariya arayikunda cyane kandi yifuza ko yakwitabwaho ikavugwa ku isi yose, ariko iyo shapure ntisimbura rozari ntagatifu. Muvandimwe ugana mu ijuru, ubutumwa burakureba. Iyi shapure warayumvise, tumaze iminsi tuyiganiraho, twaganira uburyo twajya tuyivuga dukoresheje intoki n'uburyo twajya tuzirikana. Ku isi yose rero bagomba kuyimenya. Ku isi yose aho uri muvandimwe, nucana urumuri aho uri. Abari muri Australia mugacana imuri, abari muri Amerika mugacana, Canada mugacana, Australia nabavuze mucane, Bubirigi mucane kuko harimo benshi. Ndavuga abari mu bihugu ngewe noherereza amawodiyo. Naho mwacana muri babiri, naho mwacana muri batatu, icy'ingenzi si ubwinshi bwanyu. Bikira Mariya wabahagaritse aho ngaho afite icyo ashaka gukora. Abari mu Buholandi ni mucane, abari muri Mozambique mucane,
abari muri Malawi mucane, abari muri Afurika y'Epfo mucane, abari muri Kongo mucane, abari muri Tanzania mucane itara ry'urumuri niryo mvuga, mucane itara ry'urukundo, abari muri Uganda mucane itara ry'urukundo, abari muri Tanzania mucane itara ry'urukundo, abari muri abari muri UK mucane itara ry'urukundo, abari i Burundi mucane itara ry'urukundo, mucane itara ry'urukundo, ducane itara ry'urukundo, abari mu Rwanda ducane itara ry'urukundo. Nukuri ingorane ziri ku isi, akaga kari ku isi kazagenda gashira bitewe natwe. Ducane, mucane bavandimwe, ducane, mucane amatara yake. Haleluya. Ducane duhereye kuri twebwe, iboneshereza ubwawe. Hanyuma numara gucana itara ryawe, tugiye gukongereza mu ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, urabona gukongereza n'abaturanyi bawe, isi yose ibonesherezwe. No kuvuga ngo uyu munsi tugiye kwisengera twebwe ubwacu kugira ngo aya matabaza dutwaye, ubu butumwa twumva bw'urukundo buhere kuri twebwe. Twebwe mu Rwanda turavuga ngo jenoside ntikongere kubaho ukundi, ariko niba urukundo rudatuye mu mitima yacu, abigisha baba baruhira ubusa, kuko baravuga ariko ni wowe ugomba gufata ubwo butumwa ukabugira ubwawe. Muvandimwe ugana mu ijuru, njyewe narakubwiye ntari icyo Imana ikora, yereka abo bantu bakaza bakakwigisha, ariko kugira ngo habeho gukira ni wowe ubwawe uzabigiramo uruhare. Muvandimwe ugana mu ijuru, fata ishapure yawe y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, tubwinjiremo, turaza kureba ukuntu Bikira Mariya yababaye, turebe ukuntu Yezu yababaye badukiza, noneho natwe twirinde kuguma kubashavuza. Kubaka shapeli yibutsa Bikira Mariya Kibeho, iyo shapeli irahari, kandi hari kado Bikira Mariya azaguha muri iyi minsi 3, iyo ndayiguteguje irahari. Gusenga ubutitsa dusabira kiliziya, kuko amakuba akomeye ayitegereje. Ibyo Bikira Mariya bibwiye Alfonsina ku itariki ya 15 z'ukwa munane muri 83, n'iya 28 Ugushyingo, ni ukuvuga kwa 11 muri 83. Ubwo rero ubu nibwo butumwa tuzaherukiraho. Ubwa mbere turisabira ubwacu, ubwa kabiri turasabira isi yose, ubwa gatatu dusabire kiliziya, kuko amakuba akomeye ayitegereje. Igiye kugwa mu makuba akomeye, kandi koko birumvikana isi ntiyagwa mu mwobo ngo kiliziya isigare ihagaze, ntago byakunda, kuko nayo yubatse ku isi. Isi ntiyajya mu mwobo ngo twebwe dusigare duhagaze, ntago byakunda, kuko ni twebwe dutuye isi. Muvandimwe ugana mu ijuru, nyumva kandi uce bugufi, tugiye gusenga, tugiye kwinjira mu isengesho ry'ishapure y'ububabare. Nituyirangiza turajya mu isengesho rya bucece. Ejo tuzasabira isi yose. Uyu munsi tugiye kwisabira twebwe ubwacu. Tugiye gukomeza n'ishapure y'ububabare. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Mana yanjye, ngutuye iyi shapure kubera ikuzo ryawe ritagatifu, ngo nubahe umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ububabare bwe. Ndakwinginga umpe kwicuza ibyaha nakoze, umfashe kwitonda, umpe kwicisha bugufi ngomba, ngo nshobore kuronka indulgensiya zose ziyirimo. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira yuko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ububabare bwa mbere. Umusaza Simeoni ahanurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Mwamikazi Bikira Mariya, igihe umusaza Simeoni aguhanuriye ko inkota izakwahuranya umutima,
warihanganye ubyakirana gutuza no gusingiza Imana. Twebwe rero kenshi iyo baduhanuriye twihutira kwica abahanuzi ndetse no kubabuza umwuka kugira ngo ibyo duhanuriwe iyo bitaryoheye amatwi yacu bigendane nabo. Mubyeyi wakiriye ubuhanuzi neza, ndakwinginze kugira ngo urengere abahanuzi bari muri iyi si y'uyu munsi ishaka guhanurirwa iby'ubukirigitwa bw'amatwi yabo. Urengere abahanuzi, urengere kandi abahanurirwa kugira ngo nabo bakire ubuhanuzi neza. Muri byose dufatanyirize hamwe gusingiza Imana. Twumve mubyeyi mwiza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa kabiri, Yezu ahungishirizwa mu Misiri. Mwamikazi wababaye igihe wahungishirizaga Yezu mu Misiri, ndakwinginze kugira ngo wibuke umubabaro wagize icyo gihe, utabara abantu bari mu buhungiro, abantu bari guhunga, abantu bamerewe nabi mu buryo bunyuranye. Mubyeyi mwiza, iyi si ibuza amahoro ku buryo hirya no hino ari mu ntambara z'urudaca, bigatuma hari abantu bari kurara mu myobo, bari kurara mu buzima budashobotse, bari kubaho bicwa n'inzara, batakirya batakiryama, babaho mu buryo bwo guhagarika imitima kubera intambara. Mubyeyi wahunze igihe Herode yashakaga kwica Yezu, ndakwinginze kugira ngo uwo mubabaro uwurebe maze wibuke abantu bari kubabazwa mu buryo bunyuranye bazira akarengane. Twumve mubyeyi mwiza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa.
Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, y'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa gatatu, Bikira Mariya ashakashaka Yezu yazimiye. Mubyeyi wihanganye igihe washakashakaga umwana wawe yazimiye, ukamushakashaka iminsi 3 yose utaramubona, akaba ari nayo mpamvu natwe tugutuye iri sengesho ry'iminsi 3 twifatanya nawe muri ubwo bubabare bwamaze iminsi 3. Mubyeyi wababaye cyane, dutabare uturengere. Reba ibibazo biri hagati y'abana n'ababyeyi, urebe ibibazo biri mu ngo zinyuranye, urebe abantu bari muri izi nyigisho bahangayitse mu buryo bunyuranye kubera ibibazo by'abana babo, urebe abana bahangayitse kubera ibibazo by'ababyeyi babo, urebe imitima yacu ishavuye mu buryo bunyuranye. Mubyeyi mwiza, udutabare kandi uturengere. Twifatanyije nawe mu bubabare wagize icyo gihe, kandi turakwinginze kugira ngo natwe uze udusange muri ubu bubabare dufite muri iyi si y'uyu munsi, maze bwe gutuma tutaba impunzi n'abagabuzi b'amahoro. Twumve mubyeyi mwiza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, y'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa 4, Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba. Mwamikazi
w'Imana n'uwacu Bikira Mariya mubyeyi wacu, igihe uhura na Yezu ahetse umusaraba ntabwo dushidikanya ko wababaye kandi ukababara bikomeye, ariko muri byose warihanganye, ntawe wigeze ucira urubanza cyangwa ngo umurakarire muri abo bamushoreraga bamukubita batamufitiye impuhwe. Mubyeyi wihanganye, nongeye kugutumira mu nzira yacu y'umusaraba mubyeyi mwiza, uduhe kwihangana, uduhe kudaca imanza, uduhe kwihanganira ibitugerageza mubyeyi. Dore ni byinshi turabona abacu bamerewe nabi, hari abacu bari kurengana mu isi ntacyo dushobora kubikoraho. Mubyeyi mwiza, natwe ubwacu aho turi hari igihe turenganywa bitewe n'aho duhagaze. Mubyeyi wihanganye, igihe wahuraga na Yezu ahetse umusaraba, ndakwinginze uyu munsi, nkwinginze ndi kumwe n'aba bavandimwe twajyanye Kibeho mu rugendo rwa roho, ndakwinginze kugira ngo natwe uze uhure natwe mu nzira y'imisaraba yacu. Mubyeyi udufashe kwihangana, udufashe guheka imisaraba yacu, udufashe kwihanganira ibigeragezo byacu, tujye duhora twibuka yuko umwana wawe adatana n'umusaraba, kandi twibuke ko inshuti ya Yezu idashobora kugenda idahetse umusaraba. Twumve mubyeyi mwiza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa gatanu. Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu. Mubyeyi wababaye cyane, igihe wari uhagaze munsi y'umusaraba, wumvise cyane amagambo y'abahisi n'abagenzi bamukwenaga, bamutuka, bamuvumangira, bamuvuga ibyo bashaka byose. Mubyeyi, abenshi muri bo warabarebye urabamenya, bari abaturanyi bawe, bari babandi bitwaga inshuti icyo gihe, bari babandi mwabanaga, bari babandi Yezu yagiye agirira neza, ndetse nabo nawe wagiye ugirira neza, usana imitima yabo, usana ingo zabo. Ariko icyo gihe bari baguhaye inkwenene, bose baguseka, bakunyega, banyega Yezu, bamwanga kandi bamutuka.
mubyeyi wababaye cyane igihe wabonye wumvaga ayo magambo, ndakwinginze 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 mubyeyi Bikira Mariya, ndakwinginze kandi mbikuye ku mutima, dufashe 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 kwakira imisaraba, imibabaro, akaga duhurira nabyo muri iyi si. Dufashe kwihanganira amagambo y'abahisi n'abagenzi, ba bandi twita inshuti zacu, ba bandi twita abavandimwe, iyo twageze mu kaga baradukwena bakatunyega. Mubyeyi twebwe iyo bigenze gutyo, icyo twihutira no guca imanza no kwifuza nabi kuri bo, tukavuga ngo nabo bazabona, ngo barakabona, twakumva ngo bagwiriwe n'akaga tuti nabo nibumve. Mubyeyi utaragize inzika, mubyeyi wihanganye, ukababarira, ukihangana, ugakomeza ugasingiza Imana. Dufashe mubyeyi, ndakwinginze, dufashe, n'ukuri ndagupfukamiye mama, dufashe mubyeyi mwiza. Turwaye inzika muri iyi si y'uyu munsi, hari nacyo kibangamira urukundo rw'Imana muri twebwe. Dufashe mubyeyi we, dufashe Bikira Mariya mubyeyi, dufashe dukire inzika, dukire inabi, dukire umujinya, dukire, dufashe mubyeyi, twebwe abemeye kugufasha gukiza isi, twebwe abashaka gufasha Yezu gukiza isi, dufashe dukire mubyeyi mwiza, sa n'ibikomere byacu. Mubyeyi twarakomeretse mu buryo bunyuranye, imisaraba twahetse yaradukomerekeje. Mubyeyi dufashe, omora ibikomere byacu, maze tubashe kuba umunyu w'isi, tube koko urumuri rw'isi, tube koko inkunzi n'abagabuzi b'amahoro ku isi. Twumve mubyeyi mwiza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa gatandatu. Bikira Mariya ateruye umurambo wa Yezu mu maboko ye. Mubyeyi Bikira Mariya, turyoherwa no guterura abana bacu,
turyoherwa no kureba ko abana bacu bari gukura neza, turyoherwa no kubabona ku isi bari kuzamuka. Akaba ari nayo mpamvu nsabiye abantu batabona urubyaro, badafite urubyaro, babuze utwana, ibyo byishimo nabo barabikeneye. Mubyeyi Bikira Mariya, tunezezwa no kubona abacu ari bazima, tukababazwa no kubona bagize ingorane, tukababara ku buryo burushijeho kubabona bapfuye cyangwa tujya gushyingura. Mubyeyi Bikira Mariya, ntabwo twavuga ngo warababaye kuko birenze ibyo umuntu yabwira undi, ahubwo wowe wihanganiye uwo mubabaro, ukihanganira imibabaro yose. Umwana wawe adapfuye azira uburwayi, adapfuye azira ubusaza, ubwo agapfa azira inabi y'abantu. Mubyeyi, ntabwo byoroshye kubyakira, ntabwo byoroshye no kubyihanganira, ntabwo byoroshye kubyumva. Mubyeyi mwiza, aho ngaho wari uteruye umurambo w'umwana wawe, niho nkwerekera abanyarwanda bose, niho nkwerekera iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyabaye nk'umubyeyi uteruye abana bicwa. Mubyeyi, mubyeyi Bikira Mariya, mwamikazi wababaye cyane, tugufitiye icyizere. Mubyeyi Bikira Mariya, uru Rwanda ngo byahetse abanyarwanda, yateruye abanyarwanda bishwe n'abanyarwanda bagenzi babo, nk'uko nawe wateruye umurambo wa Yezu yishwe, nawe yagiriye neza. Mubyeyi mwiza rero, ngewe nsabiye u Rwanda nk'ururimo, ariko bitavuze ko n'ibindi bihugu byagiye bigira akaga nk'ako. Mubyeyi, si ukuvuga ngo ndabyirengagije, ahubwo nsabiye abapfusha ababo mu buryo bw'akarengane. Mubyeyi, 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 abari gupfusha ababo mu buryo bunyuranye bazira akarengane ni benshi mu isi, ni benshi mubyeyi wanjye, ni benshi mubyeyi udukunda byabuze urugero. Ndakwinginze, 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 gira iri sengesho dutuye twisabira, ukize abavandimwe bacu, ukize abantu bari muri izi nyigisho, bafite ababo bari gupfa muri ubwo buryo. Mubyeyi mwiza Bikira Mariya, mubyeyi, kuba tutemera ko wababaye nako ni akaga kuri twebwe, tubyemera tutabyemera byarabaye. Mubyeyi wababaye cyane, mubyeyi wababaye cyane, tugufitiye icyizere. Akira amasengesho yacu, tuguturanye umutima ubabaye, twifatanyije nawe muri ubwo bubabare wagize, kandi tugutura natwe imibabaro yacu. Akira isengesho ryacu kandi utwumve mubyeyi mwiza. Nawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana,
wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Ububabare bwa karindwi. Bikira Mariya ashyingura umurambo wa Yezu. Mubyeyi Bikira Mariya, gushyingura ni umuhango utuvuna, utubabaza, uturemerera mu mitima kandi no ku mubiri ntabwo bitworohera. Mubyeyi rero wihanganye ubwo wasasiraga umurambo wa Yezu mu mva, yishwe n'abanzi, yishwe n'inabi y'abantu. Mubyeyi ndakwinginze kugira ngo natwe uduhe kwakira imibabaro duhurira nayo muri iyi si. Mubyeyi, nkweretse abantu barwaje ababo barimo gushira mu mwuka muri aka kanya. Mubyeyi, nkweretse abantu bari hirya no hino mu bitaro binyuranye, barwaje ababo bari muri koma, abadafite icyizere cyo gukira, abari gukora impanuka ndetse n'abamaze kugirirwa nabi mu buryo bunyuranye. Mubyeyi, ndakwereka abantu bari kuri torture zinyuranye bitewe n'impamvu zinyuranye muri iyi si. Mubyeyi, ni benshi. Ndakwereka kandi abana ndazikurwamo, abo bose imva zabo urazibona kandi zikunyura mu biganza. Mubyeyi wihanganye igihe washyinguraga umurambo w'umwana wawe, ndakwinginze kugira ngo urebe abantu bapfushije ababo uyu munsi, ndetse ku buryo bw'umwihariko nkweretse abari muri izi odiyo bapfushije ababo. Maze mubyeyi mwiza, ubafashe kwakira uwo mubabaro, ubafashe kwihangana, ubafashe kugenda neza. Kandi mubyeyi nkweretse n'ababo bashizemo umwuka, kugira ngo mubyeyi ubakire mu biganza byawe bya kibyeyi. Twebweho turabyemera mubyeyi mwiza, twemera ko ubwo bushobozi n'ubwo bubasha bufite, niyo mpamvu tukwirukira. Twumve mubyeyi mwiza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana,
wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Mwamikazi w'abahowe Imana, roho yawe yashengukiye mu nyanja y'ububabare, ndakwinginze kubera amarira wasutse muri cya gihe cy'amayoberane, undongere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.